jewe ndi umugabo warufunze umugore wanjye yasanga yararyamanye kugira ngo mfungure yararyamanye kugira ngo mfungure yaranyiganye koko yarasambanye bivuga mu kibazo rwose ubivuga uko ubishaka barumva ibyo tuvuga kugira ngo ufungurwe kugira ngo mfungurwe akaza rwose reka tugaruke kuri wa wundi wa mbere cyakoze kuri wa wundi wa mbere aramutse abaye ibiryo yabitoraguye mu bagabo reka mbivuge gutyo ntabwo we namushyigikira uti impamvu ni iyi utuzi turiho ni twinshi kandi bidasabye ko wakagombye kuba ufite igishoro kuko akazi kose wakora gasaba igishoro utuzi turahari twinshi umuntu yakoresha amaboko akabasha kurya ubundi buriya ushaka gukemura ikibazo ntabwo uteza intambara uza neza mu ijwi rituje ukabaza umuntu ni nabwo guha amakuru burya iyo uje ukangata rero hari n'igihe byari ikibazo bibi ibibazo. What's up, people? I'm Vanessa. I'm Kate. Umeze Kate. Meze bon. So guys, twizere ko rero namwe mumeze neza. Aya bameze neza. Mwaka se uzi ko uyu mwaka na polisi yashimiye abaturarwanda ivuga ko batangiye umwaka neza. Noneho uzuvagaye. Abantu bo mu tubari babuze abakiriya niho batangiye umwaka nabi kuko abantu batangiye umwaka bigira gusenga kuri pe mujye mutangira umwaka muri mu nzu y'Imana. Nahoze nibaza niba imiruko itageze ubu ningereyeho waruri sinzi niba byaranabaye ngiye numvaga ngo byabaye kuri Noheli akozana natetse pirawusi nayirya yewe. Guys mumeze mutese twizere ko mumeze neza ahantu muri karagaciyemo tugiye kubaganiriza ku bintu bigendanye n'imibanire niba ntibeshye bijya gusanga byurumva ni ibibazo tugiye kubazanya kandi urumva twibaze ingingo tunisubize ariko namwe muzadusubiza muri comment nabo batubwira uko ubwo turinjajwa abantu bibaza bakanisubiza se twagiye ntabwo turinjajwa ko turi okay fine twagiye. Okay, hano mfite akabazo kagira gati uramutse uri umugabo ngo tujye gusapoza uri umugabo ntabwo ukiri umugore uri umugabo mu rugo uri umugabo mu rugo urugo rufite ni famiye nini ni umuryango nyine uri kumva uyihuye n'akabazo uhuye na crise runaka itumye ako kanya mubura amafaranga washakishije ahantu hose byanze mu nshuti mu miryango byanze zirasanzwe ariko nyine washatse biranga mu burayi rimwe mu burayi kabiri mu burayi gatatu kane uratashije guhiga akazi usanze umugore yatetse kandi umugore wawe ni umugore mwiza ikizungereza ni umugore mwiza usanze yatetse neza ibyo bintu wabyitwaramo gute? Mbere na mbere nkinjira nkumva umuhumuro w'ibiryo yego kubw'inzara nanezerwa kabiri nakibaza ibyo biryo byavuye amafaranga yo kubigura yayakuye ariko mbere yo kubimubaza njye nabanza nkirira mbabegeze kuko aho byavuye hose ntabwo byabuza ko ntaba nshonje ubundi nyuma yo kurya ntamubaza nti sheri wanjye nzi ko nta mafaranga twari dufite ko nzi ko n'iwanyu nta kintu bari baguhaye amafaranga bakuye ikibazo cyaza kuvaho amafaranga yavuye. Ese buriya amafaranga ni ngombwa kumenya aho yavuye niba usanzwe ngomba kumenya aho yavuye kuko n'umugore wanjye ndamukontorora yigomye umuntu yigomye iki yakuye aho yakuye yatetse ate ko nta murima dufite ngo yagiye kubihingamo nawe no kubihingamo nawe no kubisaruramo yatetse ate yakuye he ibyo yatetse aho bisaba ngomba kumenya aho yaba yabikuye hose rero nk'umugabo mu rugo ngomba kubimenya ahubwo atahangiye nicyo cyaba ikibazo nubwo nawe nabiriye mbese ni nk'ikiwe cyakuza mu mutwe uribaza ikintu cyanza mu mutwe nakwirinda ko ari ikinza mu mutwe kuko nshobora gukoma rutendere kuko gishobora kunza mu mutwe kikaza ari kibi kandi yenda nanamurenganya atari nako bimeze ahubwo ikintu naba ntegereje igisubizo cyava mu kanwa ka nyir'ubwite ubundi ukisaza watekereje nabi ntabwo nakwisaza
kuko mbaye nisije nabyo byose naba nabiriye first of all nabanzanye nkatuza n'inzara yakugeshije ibintu nyine ndishaka inzara ariko nabanza nkatuza ubundi buri bishaka gukemura ikibazo ntabwo uteza intambara uza neza mu ijwi rituje ukabaza umuntu nabwo aguha amakuru burya iyo uje ukangata rero hari n'igihe byari ikibazo ibibazo njyewe rero buriya namureka kugira ngo n'ejo nabibona bitazaba intambara ndashaka bizana tukirira igihe mboneye akazi afite ijambo ryo kubaza ibiryo twaryaga byaturuka mu gihe nta kazi mfite yemerewe kuzana akamubaza uyu mugore wahashye reka tube tumwirengagijeho gato noneho tuvuge umugore noneho we tuzi n'aho byavuye umugabo arafunzwe agiye gukatirwa burundu umucamanza ufite ububasha bwo kumukaturura kinyarwanda noneho umucamanza ni mutoya cyane ubwo zisa akantu nibukiyeho kuri TikTok ko muri kuri live bagabango mu myutungure okay umucamanza ufite ububasha bwo kumufunguza arakubwira ati wa mugore we turyamane umugabo yamufunguza cyangwa se mukatire burundu wakora iki uwo mugore njyewe ndi umugore nkunda umugabo wanjye none se ubundi hari umugore udakunda umugabo birashoboka cyane ubwo ntabwo ari umugore abo ngabo baba ari abantu baba bahurira baba bari mu bikorwa ngirana nta kibazo reka tuvuge ibyo ari byo byose njyewe wabyemera aha hanyuma noneho uri umugabo ukazasanga wafunguwe kuko umugore wawe yasambanye kugira ngo ufungure wabigenza uti umugore mwakomeza mukabana noneho wowe bireruye si wa wundi uje ngo atekereze ngo ibiryo byavuye ngo atangire atekereza ati wenda yakuye ibigabo uwo nguwo ni n'ibitekerezo n'ubundi we biri official umugore akubwije ukuri ati ngewe umucamanza kugira ngo usohoke nakoze ibi ariko umugore nawe ni ikigo ryabivugiye iki se nyine none si ibintu bishobora gutuma umuntu wenda narebye no muri telefone abigwa ikintu gihe ari cyo njyewe ndi umugabo wari ufunze umugore wanjye yasanga yararyamanye kugira ngo ufungure yararyamanye kugira ngo mfungure yaranyeganye koko yarasambanye bivuga mu nta kibazo rwose ubivuga uko ubishaka barumva ibyo tuvuga kugira ngo ufungurwe kugira ngo mfungurwe yarasambanye ariko si yadasambana uri kuborera mu munyuru muri komenti kuri iki ngingo batubwire njyewe ahubwo umugore wanjye namugurira akantu none se hari icyo baba bakuyeho ubundi ko yanabikora se nta n'ikindi kintu ko yanabikora noneho nta n'ikindi kintu kibiri utwinjiza umugore wanjye gusangira umugore wanjye gusangira kuko none se ariko ko ubyara abana 5 ukazasanga umwana wawe mu maraso n'umwe kandi ugakomeza ukaba papa mu rugo ibyo ngibyo ntabwo none se abana baba baravuye ntabwo umugore aba yararyamanye kugira ngo abana bavuke mu gihe si ibyo bintu bitarabaho byo gutabizi abana bose none se ubundi mama mwarahuye ari isugi ko ari nkayo yose yego none kubyumva se ko mutahuye ari isugi mwahuye ari isugi kuri iki gihe uramutse uri n'isugi iwanyu baba baroga iwacu bararoga ndabyemera iwacu bararoga ngaho twereke rero kuri isugi njyewe ndi isugi bitwereke mbibereke mute kameramana akamera neza ngaho twereke ukuntu ni ukuri ndi isugi nta nubwo ari ibintu tuganiraho ubwo ubihamya ko yari isugi abyandike muri komenti cyo nzi neza nuko ndi isugi okay fine garagaciyemo ako mutubwire no muri comment gusa hari ikintu kuri njyewe ku ruhande rwanjye numva ko usibye wenda kuri uriya mugore wa kabiri twari tuvuze we ari umutego yatezwe urumva aho ngaho biranagoye kumenya ikintu umugore yakora umuntu yamaze kugushyira mu gatebe akavuga ati ntacyo wakoze nta cyabaye ndamufunga nabikora yashaka akaza agafungurwa akana akagenda akidedembya ariko ntabikora none se wese ubikoze akaza akaguta nyine
ntacyo ariko yafunguwe mwana ariko uzi umuntu kugira ajye kuborera muri gereza none se no kumureka agafungwa burundu ko utazongera no kumufungwa kuko n'ubundi yafunguwe agasanga ibyo bintu narabikoze akanya none se ubundi reka nkubaza bamufunze burundu wazabaho ubuzima bwawe bwose utegereje umuntu bafunze burundu ntiwazashaka undi mugabo washaka undi none se wabura niba namureka ahubwo ngazishakira undi ngayo Oba! Abareka none se mwese babigenza bake n'umugabo arashakira undi baramushyigikiye tuvugishe ukuri uwo mugabo ntabwo waba none se bwanyumvira wanze kubikora ngo kugira ngo mudatandukane kandi n'ubundi ushatse undi mugabo none se ukoze iki nta kintu bitwaye aho kugira ngo mbikore n'ubundi aze azagende none se ubundi baramufunze baramukatiye burundu wamubona nyine ko yaba ameze nk'uwapfuye nyine igihari iyo umuntu bamukatiye burundu hari n'igihe utemera no gusura igihari nshobora kubikora aje nabishime banze unyumve uri kumva ndabikoze nabishimye ko nabikoze ahubwo agumya bimbraininga kuki wabikoze gutya nta niba no kumurekera muri gereza akaboreramo nagutayo hanyuma se bwo umugabo ushatse we amenye iyo story we urumva yazizera ate kutazamuta nawe bimubayeho nawe akagenda abanundi ngawe munyumvire yazizera yagenda akaza rwose kuko reka tugaruke kuri wa wundi wa mbere cyakoze kuri wa wundi wa mbere aramutse abaye ibiryo yabitoraguye mu bagabo reka mbivuge gutyo ntabwo we namushyigikira uti impamvu ni iyi utuzi turiho ni twinshi kandi bidasabye ko wakagombye kuba ufite igishoro kuko akazi kose wakora gasaba igishoro utuzi turahari twinshi umuntu yakoresha amaboko akabasha kurya niba umugabo byanze we mugore hari utuntu twinshi wakora urugo mukarya ntimuburare utwo tuntu twinshi kuki umugabo atadukoze njyewe naciye uburyo bw'amana yanjye utwo tuntu twinshi umugabo twumvise ko yari yagiye gushaka akazi yagera n'ubundi arakomeza we yabuze aho avomera kuki ari njye ujya kuvoma oya ushobora kutavoma ntabwo avuze ngo uvome uwashobora kugenda akabura umuhereza icyo kiraka cyo kubundi se kuvoma igiceri cy'ijana nta kintu n'ubundi gihari kiri burengerezwa ariko nshobora kugenda nyamapfurira umukira akampa igihumbi gaza ngateka igihumbi gihaha iki muri nta bintu bibiri by'ibirayi birimo ku bana batanu bashaka umufata igihumbi ku bana batanu none se iyo umugore uburyo yera reka mubaze sorry baravuze menshi ni mu gihe reka mubaze amafaranga igihumbi kuyasuzugura ni bangahe bayakorera ntabwo reka mubwize ukuri abayakorera icy'ingenzi ni uko nasanze ibiryo bishya amafaranga igihumbi n'ikishyiraho kuri buri gihumbi ari cyinshi ikiro cy'ubugari si kigura 700 mu bana batanu usuguza ikiro cy'ubugari 200 asigaye ukaguramo inyanya ukazitogosa bagakozamo ntabwo barya se ubugari buryo kozamo mu kanya nyuma y'isaha cyabyorere ikiruta ubusa none se ari igihumbi ari n'ujya kuvomera ijana amafaranga ni handeba ntabwo handeba ese kigeze abana bariye ntibaburaye tutanagiye no kuri abo bantu b'ingo ubundi ubungubu tuvugisha ukuri umuntu yakigana akayihorera tuzakigarukaho utanangiye kuvanga umuntu wongera umunsi narigiye kubavangira kabuye kandi n'uragera isuka ako mana uriya mutipe wo kuri TikTok nako nta muntu amwamamariza ukunda kuvuga ngo ntibamukorogere kabuye aransetsa mu buzima anyway byari ibyo nabaze kutubwira muri comment ukuntu babyumva ngiye umugore wa mbere namubringinga kuko hari byinshi yakora urugo rwe rukarya kuko kurya amafaranga 2,000 urahawe ugateka kandi ntekereza ko uri ugenda mu mujyi wa Kigali wanayasaba ariko ntujye kugira gute ntujye kwiyandarika hejuru y'ibiryo ariko uwo nguwo w'umugabo ufunze abeg
sha njyewe mpagaze mu nkweto ze nabikora. Jewe umugore wa mbere ibyo aho yakuye amafaranga simaze gusa nicyo hambwiye aho ari bose nta kintu hantwaye. Uwa kabiri rero we ntabwo ngewe rwose ntabwo byashoboka. Uwa kabiri ugashaka bakagurira agende bamufunge ushaka undi nta kintu bitwaye. sha nabo baze kuduha nabo baduhe comment batubwire uko babyumva batubwire uko babyumva. So guys, muduhe comment, mwibuke gusharinga, muduhe like, subscribe, murakoze. Comment. Murakoze, naho utaha tuzagaruka tubabwira ibindi tuzaba tubagezaho. Ariko rero mutishinguye umukobwa. Ibyo bintu byo gushaka abagabo 10 bashoreranye abeg ntabwo ngiye gushyigiki. Byo mukora se nibike? Bishize. Byo nta kibazo. Inyumvira isugi. Birazi. Murakoze cyane.